aya mashusho mwayabonye se? Indege ya Sadat Munyakazi yageze mu Rwanda. Aha, iyi nzogera ivuze tumenya amakuru. Helicopter irahari ariko ntiyayitekereje 2005. Ubundi ntibimenyereye ko umuntu atunga indege bwite akayubakira parikingi cyangwa se ikibuga maze akajya yicyuriwe mu rugo. Rwose ibi ntitubimenyereye, gusa ibi birashoboka ko byamaze kuba inkuru ishaje mu rw'imisozi igihumbi, kuko ubwo hari ku itariki ya 12 Gicurasi umwaka wa 2025 nibwo umuherwe akaba n'inshuti y'abareyo bwana Sadat Munyakazi nibwo yahishuriye itangazamakuru kiwe mu rugo hejuru y'igisenge cy'inzu ye yahubatse ikibuga cy'indege nto zizwi nka helicopter cyangwa se kajugujugu, maze abwira itangazamakuru ko mu minsi mike azaba afite indege bwite igwa ndetse ikanahagurukira iwe mu rugo nk'abandi bakire bose dusanzwe tuzi bo mu bihugu bya Afurika bitandukanye harimo nka Nigeria, aho umukire witwa Aliko Dangote nawe agenda mu ndege bwite. Aliko Dangote agenda mu ndege bwite igwa ndetse ikanahagurukira iwe mu rugo mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nyine wa 2025 nibwo Sadat Munyakazi yari yatangaje iki gitekerezo gishya, ariko nticyavuzweho rumwe na benshi, aho yari yavuze ko kuri miliyari 5 ze agomba kwegukana ikipe y'Abanyarwanda Rayon Sport maze ikabiye bwite. Iyi ekipe yanamufashije kumenyekana mu mwaka wa 2019 na 2020 ubwo yari perezida w'iyi ekipe. Sadat Munyakazi yavuze ko agomba gutanga nyine miliyari 5 maze akegukana ikipe y'Abanyarwanda, ariko abandi bakire bagenzi be baramwihanije bamubwira yuko Sadat Munyakazi yamenyekanye nyuma nyine y'ikipe ya Rayon Sport. Bamwemeza yuko ekipe ya Rayon Sport yamenyekanye kera cyane watari yanamamara. Mu magambo make basobanuraga ko ibi bidashoboka nyine byo gutunga ikipe ya Rayon Sport akayigiriye. Abaherwe bagenzi be basangiye gukunda Rayon Sport bakimara kumva ibi byatangajwe n'uyu mugabo bashyize induru ku munwa maze bamaganira kure iki gitekerezo. Ibitekerezo by'uyu mugabo babitera utwatsi, bamwibutsaga ko Rayon Sport ari ikipe ifite abafana benshi cyane aribo ba nyirayo. Abo bafana bayo akaba ari nabo nyine banayitunze, bayitunze kera cyane na Sadat ubwe ataramenyekana. Sadat Munyakazi akimara gushyira hanze aya magambo, abenshi muri twe twatangiye gutekereza ku mutungo w'uyu mugabo. Twaragiraga tuti ubundi ko uyu mugabo yigerezaho mu by'ukuri afite amafaranga yo gutunga ikipe, ese afite amafaranga yo kwegukana Rayon? Arabeshya, Sadat nta mafaranga agira. Gusa icyo abenshi bari batazi nuko uyu mugabo ubundi mu busanzwe atajya yemera ko ari n'umuherwe, ariko umutungo we kuri ubu ukaba ubarirwa muri miliyari 10 z'Amanyarwanda yose. Sadat Munyakazi nk'uko ubwe yabitangarije Igihe mu rwenya rwinshi aganira n'Igihe yaragize ati arega ntunzi ibihenze byinshi, ati ntunzi ibihenze cyane abenshi mutazi. Ese wari uzi ko nambara isaha yasaga miliyoni 14 z'Amanyarwanda yose? Wari uzi ko nambara inkweto yasaga 800 by'Amanyarwanda? Ese ikirenze kuri ibyo urakizi munyamakuru? Ngenda mu modokari yo mu bwoko bwa V8 ibarirwa hagati ya miliyoni 180 na miliyoni 200 z'Amanyarwanda. Akimara kuvuga ibyo, umunyamakuru yari amuteze yombi asa n'uwaguye mu kantu. Umunyamakuru akiyumvira, umva ibyo Sadat yasoresheje iki kiganiro. Nimba umuherwe nkatunga miliyari y'idolari kame mubwo no kuvuga ko naka jet privé kazaba karimo. So icyo nakubwiraga helicopter irahari ariko ntiyayitekereje 2005. Akimara kuvuga ibi, umunyamakuru noneho yahise agwa mu kantu neza kuko ntabwo ibi yari abyiteze. Ibi byumvikane neza ko umugore w'uyu mugabo Sadat Munyakazi ari umwe mu bagenda mu modoka zihenze, haba mu bagore cyangwa mu bagabo utabariyemo abana hano mu Rwagasabo. Sadat Munyakazi iyo avuga ko uyu mugore we babyaranye ndetse bakabyarana afite imyaka mike cyane, kuko ngo babyaranye afite imyaka 15 gusa y'amavuko maze bakaza kubana afite imyaka 17. Ucyumva iby'iyi nkuru ushobora kwibaza ko ari ubutumwa bw'abamarayika batatu banditse muri Bibiliya kuba yemera uyu mugabo atangiye kukubwira, ariko ntago ariko bimeze. Tega amatwi wumva iki kiganiro. Sadat Munyakazi yasobanuriraga uyu munyamakuru ko uyu mugore we babanye
afite imyaka 17 gusa, bakaba barabyaranye afite imyaka 15. Umunyamakuru akomeje gutega amatwi yari ari kugira ngo Sadate Munyakazi arashaka kumusobanurira ko yabaye marayika murinzi we, ariko siko byari bimeze. Ahubwo mu by'ukuri uyu mugabo yabyaranye n'uyu mugore ku myaka yiwe 15 gusa. Marayika murinzi? Oya, rwose siko biri. Umviye inkuru. Igihe kimwe uyu mugabo yabajijwe uko afata umugore we, maze uyu mugabo mu magambo ye ubwe yaragize ati ni umugore w'igitangaza, uyu yankunze nta kofi, ntiyitaye kuri kiriya gihe ko ntacyo nari mfite, nta muryango nari mfite, nibura avuga ati ngiye mu muryango ukomeye, hari ibyo nzungukiramo. Oya, muri make umva, icyo nicyo gisobanuro nyine cy'umugore wanjye. Igisobanuro cy'umugore wanjye ngicyo nyine. Inyuma y'iterambere ry'umugabo w'igitangaza ugomba kumenya ko haba hari imbaraga z'umugore nawe w'igitangaza. Sadate Munyakazi yakomeza agira inama abatarashaka. Yaragize ati wowe utarashaka ndakugira inama yo kubikora, ariko ubanza usenga Imana. Kubera ko nigomba kuguha umugore nyine w'igitangaza, ikaguha umugore nyine nk'uyu wanjye, muzabana mu rugendo waba ukize cyangwa se ukennye. Naho ubundi nugushaka umugore utabanje gusenga Imana, ntago bizakunda. Kubera ko uzagira mu bihe bibi maze akureke akujugunye. Uyu wanjye we ni intwari. Ntiyari kuba wa wundi nyine twahinganye twasimbukanye imigende n'ibishanga, ngo ninjya mu ndege mwibagirwe. Oya, ngo ninjye Dubai musige, ngo nitabira inama musige, ngo ninjye mu birori musige. Oya, ntago nabikora. Mfite ubumuntu. Uyu mugore wanjye twacanye mu buzima bugoye. Mu by'ukuri uyu niwe wanjye nyine, uyu niwe Imana yampaye, uyu naramusengeye. Aho ndi hose iyo ntari kumwe n'umugore wanjye mba numva hari icyo mbura. Yego ndi umuntu nshobora gukosa, ariko ngerageza kumuha icyubahiro gikwiye, nkamwubaha ndetse nkamwubahisha. Kandi naho bantumiye mu nzego zose bamaze kubimenyera ko nge Sadate Munyakazi bagomba kunegurira intebe ebyiri, kubera yuko ntago nshobora gusiga umugore wanjye. Nta kindi nyine namwitura rero uretse gusa kumubera umugabo mwiza. None se ubundi ko twakomeje kuvuga k'uyu mugabo, twakomeje kuvuga ku butunzi bw'uyu mugabo, ubundi bwaturutse he? Uyu mugabo Sadate Munyakazi yavukiye he? Yakuriye he? Mbese yize he? Ese urugendo rwiwe rw'ubuzima rwatangiye rute? Mbese rwagize gute kuri uru rwego? Ese urugendo rwiwe rw'ubuzima ko uyu mugabo avuga ko rwamubereye urugendo rukomeye cyane, rwari rugoye cyane, uru rugendo rwari ruteye rute? Ni gute uyu mugabo Sadate yabaye umusirikare mu ngabo zahoze ari iza RPA Inkotanyi? Inkomoko y'urukundo akunda ikipe ya Rayon Sports yo ni iyihe? Ese uyu mugabo ukunda kuvuga ko ari bavugirije ku mbuga nkoranyambaga, ibi byo byaje biti? Ni gute uyu mugabo yisanze ku iyi mihanda? Ibi byose n'ibindi byose muri rusange wibaza ko uyu mugabo nibyo tugiye kukuramburira mu iki kiganiro. Wowe icyo usabwa gusa ni ukudukunda no kudukurikira. Kora subscribe kugira ngo urusheho gusangizwa ndetse no kugizwaho ibiganiro byiza bicukumbuye tugutegurira umunsi ku munsi. Naho nge wumva nitwa Smart Maker, nguhaye ikaze. Sadate Munyakazi yabonye izuba tariki ya 25 Ukuboza umwaka w'1981, avukira mu karere ka Nyanza umurenge wa Busoro, ahahoze ari komine Ntungwe. Yavutse ari imfura mu muryango w'abana 4. Sadate Munyakazi yavukiye mu muryango wa Gikristo kuko yavukiye mu muryango w'Abaporoso. Sadate akimara kuvuka, nyuma y'iminsi 8, Sadate yakorewe umwe mu mihango Abanyarwanda b'icyo gihe bakoreraga abana iyo babaga bamaze kuvuka. Ni umuhango wa nyabwirira cyangwa se bamwe bita kurya ubunyano. Maze uwo mwana akimara guhabwa izina nyine ko munsi, yahawe izina n'ababyeyi be ndetse n'abari bitabiriye uwo muhango, ahabwa izina rya Munyakazi David. Maze Sadate akomeza kurererwa muri uwo muryango nyine wa Gikristo w'Abaporoso. Sadate Munyakazi uko yagendaga akura, byaje kurangira avuye mu Baporoso maze aba umuyoboke
ukomeye w'idini ya Isilamu byaje no gutuma izina rya Davidi rikurwa mu mazina ye, maze abatizwa izina rya Sadati nyine nk'izina ry'idini ya Isilamu. Asobanura iby'iri zina yavuze yuko iri zina yarikuye mu bitabo yasomaga, aho umugabo nyine witwaga Sadati yaharaniye amahoro, maze ahitamo kubatizwa iri zina kubera yuko nawe yumvaga agomba kuzaharanira amahoro nyine. Uwari Davidi ahinduka Sadati atyo, maze izina Sadati rihita riramuhama, rishyirwa mu byangombwa bye kuva mu mwaka w'1997. Sadati Munyakazi avuka yasanze iwabo bifashije, yaba se cyangwa nyina bose bari abarimu, bari bituriye mu cyaro nyine, bari bituriye mu giturage cya Kimirama nk'uko Sadati we ubwe abyemeza. Avuga ko abenshi bava mu cyaro ariko ntibongere kuvuga yuko baturutse mu cyaro, bakahihanagura rwose. Sadati we akubwira yuko bakuriye nyine mu iki cyaro cya Kimirama. Ni naho Sadati Munyakazi yigiye amashuri yiwe abanza. Gusa amashuri y'uyu mugabo yaje gukomwa mu nkokora na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 muri Mata. Jenoside yamutwariye abavandimwe be babiri ndetse ikamutwara n'ababyeyi be bose. Nyuma y'uko Sadati arokotse jenoside yakorewe abatutsi, ntiyigeze asubira iwabo mu cyaro cya Kimirama. Muri icyo cyaro hari hamaze guhindurwa amatongo n'abakoze jenoside nyine. Ahubwo uyu mugabo Sadati yafashe umwanzuro, yiyemeza kuva aho yari yarahungiye mu karere ka Ruhango, ahaguruka mu karere ka Ruhango atazi aho yerekeye, agana mu mujyi wa Kigali. Yahise ajya kwiturira ahitwa mu Biryogo. Gusa hagati aho muri Gicurasi mu mwaka w'1994, Sadati Munyakazi yinjiye mu gisirikare cy'inkotanyi. Yasobanuye ko yarokowe n'inkotanyi, ari nacyo cyamuteye imbaraga bigatuma asabiza inkotanyi kwibanira nabo, maze inkotanyi ziramwemerera. Tariki ya 28 Gicurasi umwaka w'1994, Sadati Munyakazi n'abandi bari kumwe bifuzaga kuba mu nkotanyi. Byihuse inkotanyi zarabafashe zibajyana igako mu Bugesera, zibakoresha ingando zagombaga kwemerera kubana nabo nyine, nabo bakinjira mu gisirikare gutyo. Zarabafashe zirabajyana zibakoresha ingando nyine. Sadati Munyakazi atangira kubana n'inkotanyi ryo. Tugarutse kuri urugendo rwe rwo kwinjira mu mujyi wa Kigali, Sadati Munyakazi akihakandagiza ibirenge bye yahitiye kwa nyirasenge wa Shehe Musa Fazili Harerimana, visi perezida w'inteko ishinga amategeko. Aha muri uyu muryango Sadati Munyakazi akubwira yuko ariwe yatangiye kubonera ibyiza urukundo idini ya Isilamu igira ndetse n'abayoboke bayo, kubera yuko Sadati Munyakazi akubwira ko uyu muryango wamufashe neza ukamwereka urukundo. Sadati Munyakazi atangira guhita akunda idini ya Isilamu atyo. Sadati Munyakazi yakomeje kwiturira mu Biryogo nyine, ahatuye umubare mwinshi w'abayisilamu. Ni naho Sadati Munyakazi yiberaga. Yaje kuhakomereza n'amashuri yiwe yisumbuye, maze yiga ibyerekeranye n'ubukungu. Abirangije yahise atangira na kaminuza mu byerekeranye n'ubucuruzi na finance. Nyuma yaho rero Sadati Munyakazi yaje guhabwa amahugurwa y'ikiringa mu byerekeranye n'ubwubatsi nk'umwuga yari agiye kuzihebera. Yarawukundaga, yakundaga kuwukora nubwo atarabifiteho ubumenyi. Agize amahirwe ahabwa aya mahugurwa nyine, yaje nyine no kubitangira muri uwo mwaka w'2006 nyuma y'uko ahawe ubushobozi. Mbere yaho gato mu mwaka w'1998 ngo yarakubaganye maze atera inda umwana w'umukobwa bakundanaga muri icyo gihe. Gusa icyo gihe ntiyigeze amutererana, ahubwo yahise afata umwanzuro utoroshye muri icyo gihe ku myaka yiwe, yemeza kubana nawe nk'umugore n'umugabo ku myaka yiwe gusa 17. Nyuma y'uko ibyo byose bibaye, Sadati Munyakazi yasobanuye yuko baje gukora indi mihango maze babana byemewe n'amategeko. Ubu kuri ubu Sadati Munyakazi n'uyu mugore wiwe nyine w'icyo gihe bafitanye abana 5 bose b'abahungu. Ni umuryango ushima Imana. Imfura yabo ikaba n'umuhungu nyine iri hafi kuzuza imyaka 29 y'amavuko. Mu mwaka w'2006 uyu mugabo w'imyaka 44 kuri ubu yigeze afungwa iminsi 29 yose. Yashinjwaga kwica inka z'abaturage zari hagati y'6 n'9. Sadati Munyakazi yasobanuye by'uko byagenze. Yashinjwaga iki? Byari byagenze gute ngashinjwa inka? Ese Sadati Munyakazi yarazishe?
umva uko wabyivugira. Yaragize ati muri uwo mwaka wa 2006 nyine afatanyije n'umugore we bashakanye bakiri bato batangiye kwikorera ku giti cyabo bashinga kampani yabo bwite y'ibyerekeranye n'icapiro, papeteri ndetse n'imitako muri rusange. Gusa icyo gihe Sadat Munyakazi yabifatanyaga n'akazi ka leta kuko yakoreraga Banque Populaire, banki y'abaturage. Kuri icyo gihe Sadat Munyakazi gufatanya kampani no gukora muri banki ntibyari byoroshye, ariko ngo byamufashaga kugenda asaba inguzanyo zigiye zitandukanye kugira ngo ibikorwa bya kampani ye bikomeze gutera imbere. Ntibyateye kabiri mu mwaka wa 2008 Sadat Munyakazi yafashe umwanzuro ukomeye cyane, yafashe umwanzuro benshi batavuzeho rumwe nawe. Sadat Munyakazi yiyemeje gusezerera Banque Populaire, arayisezera imbone nkubone, yanga akazi nyine arakareka kugira ngo ajye gukomeza kampani yiwe itera imbere afatanyije n'umugore we. Sadat Munyakazi asezera Banque Populaire utyo nyine. Akimara gusezera Banque Populaire yahise Sadat Munyakazi afata twangushye maze asanga umugore we bafatanya gushyigikira kampani yabo bise Karame Rwanda. Sadat Munyakazi yasezeye afite icyizere cyinshi cyane kuko yibazaga ko niba akorera abandi ibyo abakorera bigatera imbere, yibazaga ko adashobora gukora ibyiwe bwite ngo byange gutera imbere. Sadat Munyakazi yari yifitiye icyizere cyinshi cyane, ariko se iki cyizere cyaje kuraza amasinde cyangwa koko icyizere kuko cyakomeje kuba icyizere? Umva uko byagenze. Sadat Munyakazi akimara kugera muri business yiwe n'umugore we bahuye n'uruhurirane rw'ibibazo. We n'umugore we bahuye n'ibibazo byinshi cyane muri business yabo, bigeraho udufaranga yari amaze kumanukana avuye kuri Banque Populaire nyine twose twarayoyutse, maze icyizere cya Sadat kiraza amasinde. Sadat Munyakazi yasigaye amaramasa, udufaranga twose yari amanukanye twarayongobeye. Sadat Munyakazi iyo avuga ukuri kw'iki gihombo yahuye nacyo, umva uko abivuga. Aganira n'ikinyamakuru igihe.com yongeye kubazwa icyaba cyarateye iki gihombo kingana gutya, maze Sadat Munyakazi umva uko yasubije. Icyakora gahoro gahoro Sadat Munyakazi yaje kongera kuzanzamuka nyuma yaho akoraniye n'abara b'umushinga warenga miliyoni 340 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni umushinga wari kubaka Centre Islamique mu karere ka Bugesera. Sadat Munyakazi yabonye iki kiraka aho yari amaze kubaka umunara w'umusigiti Nyamirambo, maze abo barabo bawubonye baratangara bibaza niba warubatswe n'umunyarwanda kuko bari basanzwe bayibona iwabo nyine. Sadat Munyakazi amaze kubaka Centre Islamique yakomeje kugenda atsindira amasoko atandukanye yo kubaka ibikorwa remezo bitandukanye, amavuriro, ibigo by'amashuri, imihanda ndetse n'ibindi. Iyi mirimo yayikomereje mu turere dutandukanye. Sadat Munyakazi atera imbere gutyo akaguzi kari gacitse nyine nkuko nawe ubwe abyivugira. Ibi biraka rero byamufashije guteza imbere kampani yiwe yise Karame Rwanda, kuri ubu iri muzikomeye hano mu Rwanda. Mu mwaka wa 2024 iyi kampani ya Sadat Karame Rwanda nyine yinjije arenga miliyari 3 na miliyoni 500 z'amanyarwanda, mu gihe mu mwaka wa 2023 wari uhise Karame Rwanda yari yinjije arenga miliyari 2 na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Karame Rwanda ni kampani ikomeye. Sadat Munyakazi mu kiganiro aheruka kugirana na igihe.com, Sadat Munyakazi yakomoje ku cyegeranyo cy'umutungo we aho uhagaze kuri ubu, maze aragira ati ubu kuri ubu Imana yarabikoze kubera ko kuri ubu umutungo wanjye wose bwite wose hamwe uteranyije urakabakaba cyangwa se ungana na miliyari 10 z'amanyarwanda. Yakomeje agira uti arega nawe urabyumva, mfite UPI zirenga 40 zose muri Kigali. UPI yavugaga ni ibibanza, umubare w'ibibanza n'amazu afite muri Kigali. Nyamara n'ubwo uyu mugwiza tunga ufite amafaranga agana gutya, ufite ubwatsi, ufite imitungo ingana gutyo, ntabasha cyangwa se ntiyemerera abantu bamwita ko ari umukire, kubera ko ubwe avuga yuko umunsi azaba kwije miliyari y'idolari y'amafaranga y'Amerika aribwo azemera akanatangaza ko ari umukire nyine koko. Ariko kuri ubu iyo ugarutse ku ngingo y'uko ari umukire araguhakanira akagutsembera ati byatangiye kuza
ariko ntaho ndagira. Umunsi nagize miliyari y'idolari nzabibamenyesha, nzabibatangariza. Uyu munyamakuru yakomeje kubaza Sadati Munyakazi kubirebana n'ibindi bintu bihenze uyu mugabo yaba atunze. Sadati Munyakazi akubwira ko ubwe yambara inkweto yasaga 800 by'amanyarwanda, akambara isaha yasaga amafaranga miliyoni 14 zose z'amafaranga y'u Rwanda, isaha yo mu bwoko bwa Rolex. Sadati Munyakazi akubwira ko agenda mu modokari yo mu bwoko bwa V8. Sadati Munyakazi ndetse akubwira yuko agenda mu modoka ihenze cyane. Imodoka agendamo ibarirwa mu kayabo kasaga miliyoni 200 z'amafaranga yose y'u Rwanda. Sadati Munyakazi atebya arenzaho ko umugore we agenda mu modoka ihenze kuruta yiwe ubwe, kubera yuko umugore we nyine agenda mu modokari ya Benz ibarirwa mu kayabo kasaga miliyoni 300 zose z'amanyarwanda. Gusa nanone yavuga ibi, avuga ko byose bihagarariwe n'inzu yiwe yituriyemo. Inzu atuyemo imeze nka paradizo, abanamo n'umugore we ndetse n'abana be. Inzu yanubatse ikibuga cy'indege ku gisenge cyayo, yubatse ikibuga cy'indege cyo mu bwoko bwa za kajugujugu. Ubwo aheruka kubazwa iby'iki kibuga cy'indege yashyize hejuru y'inzu ye, Bwana Munyakazi Sadati yaragize ati, nibyo koko icyo kibuga cya helicopter hejuru y'inzu yanjye kiriho, kandi nayo mba numva yagakwiye kuza, yakagombye kuza rwose. Nk'uko bigaragara mu mashusho rero, ibyari inzozi kuri ubu kuri Sadati byabaye impamo, ibyari inzozi ku banyarwanda, ibyo tutari tuzi. Aha Sadati Munyakazi dore ngo yarabikoze. Iyi ndege ya helicopter biravugwa ko byabaye impamo muri iki cyumweru. Sadati Munyakazi iyi ndege ya helicopter yayinyujije mu mipaka y'ibihugu bigari. Bibaye ari byo koko, Sadati Munyakazi yabakoze ibyo benshi bananiwe, ibyo abandi bananiwe. Gusa biravugwa ko iyo kajugujugu yamaze kuhagera, ikimara kuhagera, ibitekerezo bya Sadati Munyakazi byahise bihinduka kuri ubwo, kubera ko mbere yatekerezaga helicopter, ubu ngubu asiga atekereza private jet, kandi nayo arumva izaza byapfa byakira. Ese ubundi aragira ati, ese ubundi niba umukire waha hirya Dangote wa hano hirya muri Nigeria agenda muri private jet ye, tw'abanyarwanda hari umupaka twashyiriweho wo gutuma tutazigura, nayo izaza vuba cyane. Sadati Munyakazi arongera ati, erega twigeze kubaho nta buzima, ubu rero tugomba kubaho nta kabuza, tugatunga ibyo dushaka, tukabaho dushaka kuba, tukagira igihugu cyiza, igihugu cy'umutekano. Uwo mutekano kandi natwe tukawuharanira. Sadati Munyakazi umukire wigeze kuba umuyobozi wa Gikundiro, ikipe y'abanyarwanda. Iyi kipe yayiyoboye hagati y'umwaka wa 2019 na 2020. Sadati Munyakazi kuri ubu ni umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'abakora imirimo y'ubwubatsi mu Rwanda. Uyu mwanya yawugiye mu mwaka wa 2024 asimbuye Dr Nsengumuremyi Alex wari usanzwe ayobora iri huriro nyine. Sadati Munyakazi azwi nk'umwe mu baherwe mu bihe by'ibiruhuko afata umuryango we wose bagasohokera hanze y'igihugu, ahantu heza hatuje, ahantu hahenze, bakajya kwiruhukira bo ubwabo, ibyo abenshi mu bakire badakora, abenshi bakubwira ko badashobora kubona umwanya. Sadati Munyakazi warabikora. Uyu niwe yamaze kugira indege yiwe bwite. Uyu mugabo yagiye akunda kugaragarwaho no kurikoroza inshuro nyinshi kuri social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga, byose bikabera nyine ku mbuga nkoranyambaga, aho yashinjwaga kuba bavugirije cyane cyane ku rubuga rwa X, aho afite abamukurikira barenga 2020. Gusa abajijwe kuri iyi myitwarire itari myiza ashinjwa ku mbuga nkoranyambaga, Sadati Munyakazi avuga ko ababimushinja ari abanzi b'u Rwanda, nk'igihugu yahariye kuzakunda ubuzima bwe bwose. Benshi mu bagiye bagira amafaranga nk'ay'uyu mugabo umunyemari bagiye bagaragarwaho n'ibikorwa bitandukanye by'urukundo, aho bubakaga ibikorwa remezo bitandukanye, twavuga nk'amashuri, amavuriro, ibigo bifasha imfubyi cyangwa se bifasha imbabare n'ibindi. Sadati Munyakazi abajijwe ku bijyanye n'iyi ngingo, dore uko yabisubije. Sadati Munyakazi yaragize ati, byose nkeneye namaze kubigeraho, ariko kumera nyine z'uyu mwaka, mu mwaka wa 2025 ndashaka kuzubaka ikigo cyanjye, fondasiyo yanjye
izanyitirirwa nyine nkanjye Munyakazi Sadate. Aha uyu mugabo afite agatubutse, ni ukuri pe. Umugabo umaze kugira indege, akaba afite ikibuga cy'indege hejuru y'igisenge cy'inzu ye, uwavuga ko ari we mukire wa mbere. Tukareka ibya bwa burisite butandukanye bukorwa n'imbuga zitandukanye, ntabwo yababeshye. Ese urabyumva niko bibona? Aha ese ko hari abavuga ko Gaël ashobora kuba arusha uyu mugabo ubutunzi? Ese wowe ubibona ute? Sadate Munyakazi kuko niwe mukire wa mbere dutunze, ni Gaël Karomba se? Aha utubwire muri komenti. Wakoze ku mwanya wawe waduhaye ukadutega amatwi ndetse ukadukurikira kuri Smart Maker TV Show kugira ngo urusheho kunguka byinshi. Kora subscribe nawe utaha. Imana ikurinde.